musaza. Yes boy. Biraca mose. Hari bito. Akwakaza nk'umuntu ugiye muri caguwa. Oya. Caguwa z'agacuma ziba. Caguwa zaracitse man. Bashaka. Ufite isura nk'abantu bagiye muri caguwa kabisa. Kera tuwe turanaganira ariko wagira ngo ufite n'amakuru. Kibazo ariko mwana yambuye. Oya naho ubundi caguwa zaracitse bro. Ko simbizi mwana. Akibazo yo zidaki. Caguwa zibaga ari niza make mwana. Nasenze niba zapfa gucika barazicuruza amageni. Uri ukakera umuntu yagendaga ngo hano imyenda 3 ni 200 noneho tukakongeza ubwembe tukakongeza ikiringiti. Ibyo bihonde byibutse cyane. Ngaho bazo ukuntu wagura imyenda 3 ya desa bakakongeza ikiringiti. Ariko mwana je barakara akazi numva zagashobora. Urumva ahubwo ikintu ugiye kuzakora ubona igishoro byo ni dani. Ahubwo ngiye kuza curuza bogisa zawo kazi. Abazazigura bogisi gitano ntago zibakagari gashiramo cyane. Gitano sari mirindazi ni cyayira. Bogisa zawo kazi yo kainda zizaya kurura. Ubundi kubera benshi tuba twambaye ziri foto hasi. Yesu! Aya mwana no zira ukuntu ugiye ugatekanika nyine ariko nje nza ndabizi ko zizawe n'isoko izo zo ufite nibuzifite zitari zarabura cyane nana kurangira n'umushinga wa kintu tugatwiye oyo zana dodesha ariko mbambona ibintu byo guterera hejuru iyi cyatanu tuzaza tuyigurisha ne n'itaka ako urabizi nje habije nibajije abura wenda iyo leta itaza ngice cyago gifata nkareba ubu ngubu kibaye kubera ubu ibintu byose birakoresha bukibaye bagenda nko muri wese bakarufuramo nyine byabijema akoze ubundi kubivuga mu mazina y'icyo bitwaye namapye ibyo mbaka ibyo ubuzanye mana oya patizo ibyo ntabirene oya nta kibazo arasa ku ntego twumve nyine ubwo ugasanga nk'umuntu wa birofoye akazi ngo babantu muhinga ibigori ngo turabizi ko ifumbire rya imborera ryabuze turabizi ko imvaruganda yabuze twabazaniye amati yo guhingisha bandaga bose bajya bayagura ku biro bajya burya nta kintu kitari imari kiba bajya bayagura ku biro mani maze none ugashyiramo akantu nyine nkaho waba uri kwamamaza ngo aho mwahingishaga ikiro 30 cy'imvaruganda ubu ngubu ikiro 20 cy'amabyi kirahahinga kibe kabiri nta muntu wazongera kuyata ku gasozi nawe buri wese yaza ahinga akaja kubikorera ku kigori ci ahinga ku nsina uzi ibintu byaza biraba none umva ahantu numva nkagasha we ajya kumva nk'ubu nkanje ndani wenda nyine ni mu isoko rya caguwa ubwo nyine urabizi hari abantu tuba tumeze nka gutya barabahenze ndababara bwa burozi mwajaga kugura hanze y'igihugu twabuzanye no mu Rwanda ubu ngubu uburozi bwitwa mukubite buri ku giciro gitoya ubu amafaranga 200 wacura mukubite amafaranga 5 wacura igicucu ubwo nimwabone nyine baho umugabo nuko kaburi jambiwe ati dupfunyika kuburozi twabimananiye ibiciro twabishoka tuburozi bwica abantu 20 uratanga 2,000 byonyine yampaye uburozi bwitwa kwihorera ubwo ngubwo turabukongeza nyine ugasanga ibintu bashizemo twintu twa motivation turakura abantu ngo rero nawe nuko ngo ni kuva caguwa zaracika buriya caguwa zazigiye kuzana zigakurura ibintu byinshi ugasanga umuntu aratetse nko kwisafuriya irashaje ayiteye ibihomo yaje akaja kwicuza muri caguwa ugasanga akagenda naga hejuru umuntu ufite umushinga wo kwica abantu ngo abantu babananiye ubu turababicira ku giciro gitoya niba kumwica bagutsa 20,000 zana 2,500 tumwice umva none icyo abataza hagataho ngaho hari igihe ubwo burozi waba ugiye kugura bwo kwica abantu bakunaniye yaba ari kuri nimero yawe akabukuguriye cyangwa barako baraziciye bakijije ibintu byinshi cyane ari benshi twabyungukiye bikomeye nige nane nzakubita kayuzo bakana ose musaza natuba tubanye nyine cyane gifara umwana uziko twaba gusa abantu nyine kuba baraciye caguwa ibyo ni ibintu byiza cyane aha nyine naho ubundi buri wese